byoroshye ariko baritanze baraza ubu tumaranye iminsi baje ejo bundi kuwa kane ubwo baje kureba ubwo dufite data dufite muzehe ubatsozi papa wacu ari we ubyara uyu nguyu mu nda neza ubwo abana bo kwa data wacu sibyo ubwo uwo muzehe wacu abinaha yaranarwaye ndabahamagara ntaboneka mwaje mukareba muzehe azapfe mutamugora bakabura ukuntu bahaguruka ngo bakore iki baze kumureba ariko nshima Imana cyane kuba mukuru wanjye ageze ahangaha akaza kureba umwana yareze akareba nuko ameze murabona ko narakuze ndasaza n'uruhara ngegere rwaraje bo baracyari batoya bora bakure mu buzima bwiza bafite amafaranga ngiye n'umukene niyo mpamvu nashaje mbere yabo ubwo rero ibirenze kuri ibyo mwambera Imana amashi kuko hari icyo yakoze kubona abonye mukuru wanjye nimubwira Imana amashi n'inshingano ntabwo ibivuga ari inkuru abana batangabuhamya uyu arabizi wenda nawe Dogenda ndabashuje mu izina rya Yesu. Amina. Uko ababwiye koko nta kintu ababeshye. Uyu mwana yahuye n'ibibazo. Urabona abasaza ba kera banimwere ku nzoga kuva mu rugo ukagenda ukararira ngo nabo baba bari umugabo. Umusaza aramubwiye ati mwana we nta bagabo babiri mu rugo rumwe. Ati ubwo hambira utwawe aho nagereje nawe mbonye ushoboye kujya kwirera. Uyu yari akiri mutoya amubwira nti rero wino mu rugo nta kintu uzabura nawe yari abizi yaraje rero uko mbishoboye mu bushobozi nari mfite ndamwigisha ariga arangije nibwo nyine umaze kuzamuka umaze kwiyumva akenge nibwo yaje inahaje gushaka imibereho cyakora nashimye ko naje nkasanga imibereho yarayibonye pe namwigishije bapfuye ubusa iyo nsanga bwarapfuye ubusa nari bubabare ariko ndishimye cyane rwose Haleluya Amen. Haleluya Amen. uyu mugabo murumuna wanjye ukuri ntabwo nari nzi aho yari yabaga mu gihe ageze aho Yesu ari kuri abakuru uyu mukuru wanjye ubu dupfana nk'umwaka umwe ku wundi niba turi impanga ubwo noneho aza kuzinaha ntabwo muri impanga ubwo papa niyo wibaraje noneho inaha nahatinya numvaga ngo bakubita abantu ngo bakabamburira nzira ngo bakabica ubwo yewe abandi umuntu wakundaga bizinesi n'ubu nubwo naje ntabwo ari ibintu nitanze cyane kugira ngo mbe neza ubwo rero mu by'ukuri ubwo nk'uko abivuze ubundi njyewe ntabwo nkunda kuboneka naje ubwa mbere nze ngeze igatuna ku mupaka isimu yanga gucamo wako natinyaga bitansubirayo noneho bitewe n'uko uyu mukuru wanjye bitewe n'uko inaha yigeze kuhaza nubwo tugomba kuza tukagenda ukandimura tukagenda niba none ngeze ku mupaka ngenda nzi ko kwa kundi nzi ko bakubita abantu ngo bakubita abantu ngo bakabica ngo nibyo batwaye ngo bakabyambura ubwo hari indirimbo rero umuntu bakunda gucuranga kuko nagenze nkibugana kugira ngo murabizi ngo bakabamburira mbara ngo bakagenda ngo noneho nanjye nitega amatwi bavuga ati iyi ndirimbo ibyo ivuganye byaba ari byo ndamutse ngiye bakanyica ntabwo ese papa yagiye aho hantu wenda yagize amanga akagenda ariko njye ntazagenda bakambika cyangwa bakanyambura ubwo nibwo nifashishaga uyu mukuru wanjye turazana natwe tuzana amahoro ubwo nibwo twashikaga inaha tugeze inaha usanga abantu n'abanyarwanda inaha kuko numvaga ngo bakubita abantu ngo bakabica ngo bumwe bakabambura none ndi kubona abanyarwanda ahubwo nageze inaha abanyarwanda
najya kuvuga ikirimi kamwishyura bavuze ngo iki n'amaso ye nyinaha ntabwo nari nyawe yongera ku mupaka ibara nanyagura n'amafaranga y'ifite bakayatwamura n'ikiza niyo mpamvu nifashishije umukuru wanjye none bafite amafaranga avunja angahe y'u Rwanda y'amashiringi kandi bimeze gutya bimeze gutya none nkabashimira Imana niyo ari icyubahiro ko nasanze ari bazima kandi bakaba ari abantu bakunda gusenga ari abakristo nanjye nkaba nkunda gusenga n'amarito amena kubw'ibyo rero mwabaganira batagaganirwa ngo murakoze Imana mumugisha kandi kuba mpabonye nanjye nzajya nyaruka ndetse fatanya namwe Imana mumugisha amena wicare Imana ibahereze umugisha.